reka twongere dusome. Turasoma muri Yeremiya 6 umurongo wa 13 kugera ku wa 19. Kuko uhereye ku muto ukageza ku mukuru wo muri bo, umuntu wese yitanze gushaka indamu mbi. Uhereye ku muhanuzi ukageza ku mutambyi, umuntu wese akora iby'uburiganya. Uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, bavuga bati ni amahoro, ni amahoro, ariko rero nta mahoro ariho. Mbese nta soni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhonga mu maso. Nicyo gituma bazagwa mu bagwa, igihe nzabahagurukira bazaba imirara, niko Uwiteka avuga. Uwiteka avuga ati, nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza niba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati, ntituzayinyuramo, kandi nabashyizeho n'abarinzi nti, nimutegere amatwi ijwi ry'impanda. Ariko barahakana bati, ntituzayatega. Nuko nimwumve mwa mahanga mwe, kandi mumenye ikibarimo wateraniro we. Umva wasi we, dore ngiye kuzanira aba bantu ibyago, ari byo mbuto z'ibyo bajyaga bibwira, kuko batumviye amagambo yanjye n'amategeko yanjye, bakaba barayanze. Turaganira ku ijambo rivuga ngo nimubaririze inzira za kera. Amen. Amen. Hano Bibiliya, Yeremiya aratubwiye ati ngo uhereye ku muto ukageza ku mukuru wo muri bo, umuntu wese yitanze gushaka indamu mbi. Uhereye ku muhanuzi ukageza ku mutambyi, umuntu wese akora iby'uburiganya. Uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru. Iki gihe cyashyikiye Abayisiraheli, natwe gishobora kudushyikira uyu munsi wa none. Kandi ndahamya yuko igihe turimo ari iki gihe nk'iki Yeremiya yararimo. Aleluya. Yeremiya aravuga ngo uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru. Aleluya. Branham hari ubutumwa avuga, abwiriza avuga ngo umubiri wa Kristo urarwara. Aleluya. Umubiri wa Kristo ufite ibibazo. Niba aba Bayuda barageze aho bagira uruguma, abari bashinzwe kurwomora bakajya banunyura hejuru, ni kangahe mu gihe cyacu? Aleluya. Ni kangahe muri iki gihe abantu barwaye, itorero rifite uruguma, ariko abashinzwe kurwomora bakaba baruca hejuru? Yeremiya muri iki gihe yari ari mu bantu bashinzwe gukanda igisebe bakagicyonyora. Aleluya. Ariko bitwaga ngo ni abatambyi, nibo bamujugunyaga mu rwobo, nibo bamugambaniraga, bakabwiriza ngo ni amahoro, ni amahoro. Umuntu agakora ibyaha, ejo akabisubira, amatorero yose yuzuye ibyaha. Ariko Yeremiya aravuga ati, nubwo muvuga muti ni amahoro, ni amahoro, ni amahoro ariko uruguma rw'ubwoko bwanjye barwomoye baruca hejuru. Aleluya. Ariko rero ni amahoro ariho. Mbega nta soni bagize bamaze gukora ibizira? Hano abantu bakoraga ibyaha, habe no guhunga mu maso, habe no kugira n'isoni, ahubwo bakihimbaza, bakumva yuko ntacyo bitwaye. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana nintegurizwa izuba. Aleluya. Umira umubiri azasarura kubora. Aleluya. Mbese nta soni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhonga mu maso. Icyo gituma bazagwa mu bagwa, igihe nzabahagurukira bazaba imirara, niko Uwiteka avuga. Uwiteka avuga ati, nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubaririze inzira za kera. Aleluya. Aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Bibwiraga yuko kunyura inzira zabo aricyo kizabaho uburuhukiro. Bibwiraga ko kunyura inzira zabo aricyo kizabaho amahoro. Ariko nta mahoro bagombaga kubona mu gihe badashaka kunyura inzira nziza. Kandi inzira nziza ni inzira ijyana mu ijambo ry'Imana. Iyo abantu bataye ijambo ry'Imana, amahoro bahita bayabura automatically. Iyo abantu banze Imana, iyo abantu banze ijambo ry'Imana, ni ukuvuga amahoro bagomba guhita bayabura. Ni ukuvuga bahita
binjira mu mwijima. Abangaba bo yarabwiraga ati mwanze gutega amatwi ijambo ry'Imana. Haleluya. Kandi mwarize inzira za kera, inzira nziza abarero munyuramo, no muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, ariko barakana bati ntituzayinyuramo. Haleluya. Nabagizeho n'abarinzi, nimutegera amatwi ijwi ry'Imana, ariko barakana bati ntituzayatega. Nuko nimwumve mwa mahanga mwe, kandi mumenye ikibarimo wateraniro we, umva wasiwe, dore ngiye kuzanira aba bantu ibyago, ari byo mbuto z'ibyo bajyaga bibwira, kuko batumviye amagambo yanjye n'amategeko yanjye bakaba barayazi. Haleluya. Iyo abantu bazi ijambo ry'Imana, iyo abantu bazi amategeko y'Imana, iyo abantu bazi ijambo ry'Imana ryuzuye, baba bari munsi y'umuvumo. Iki gihe cya none nicyo gihe turimo. Abantu ntibashaka kumva ijambo ry'Imana, abantu barashaka kumva ibibanezeza, abantu barashaka gukora ibijyanye n'irari ryabo. Timoteyo ari kuvuga ngo kuko amatwi yabo azaba barya, bazigwiriza abigisha bajyanye n'irari ryabo. Haleluya. Ntabwo dukwiye kuba muri iki gihe. Niyo mpamvu Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ati abameze batyo uzajya ubatera umugongo. Bibiliya ivuga ngo mubarire izi nzira za kera, amurebeho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo. Haleluya. Niyo mpamvu ikintu cyose kitajyanye n'ijambo ry'Imana, cyaba kivugwa na papa, cyaba kivugwa na karidinali, cyaba kivugwa na pasiteri, cyaba kivugwa na bishopu, cyaba kivugwa na apotre, kitajyanye n'ijambo ry'Imana, ntabwo yari inzira ijyana abantu mu ijuru. Haleluya. Bibiri iri kuvuga ngo inzira ijyana abantu mu bugingo irarubije cyane, kandi abayinyuramo ni bake, ariko inzira ijyana abantu kurimbuka ni ngari, abayinyuramo ni benshi. Inzira nziza ni inzira ijyana abantu mu ijuru. Inzira nziza ni inzira isubiza abantu mu byanditswe. Inzira nziza ni inzira isubiza abantu i Yerusalemu. Inzira nziza ni inzira ivana abantu mu byaha ikabajyana mu gutungana, ikabajyana mu kwera. Mwitegereza amatorero ya none. Haleluya. Amen. Urabwiriza nk'ukuri aho kugira ngo bakumve bakajonjoramo amakosa baba wakoze, bakaguhimbira mpaka bakwirukanye. Haleluya. Bakaguhimbira ngo wavuze ibi kandi atari byo washatse kuvuga. Baziremera bigisha bajyanye n'irari ryabo. Ntabwo abantu bashaka kumva ijambo, ntabwo abantu bashaka kunyura inzira za kera, ntabwo bashaka kunyura mu nzira ba sogokuruza baciyemo, ntabwo bashaka kunyura mu nzira Nowa yaciyemo, ntabwo bashaka kunyura mu nzira Aburahamu yaciyemo. Ntibashaka kunyura inzira intumwa zaciyemo, barashaka kwicira inzira zabo. Baranyura mu bihuru, baranyura mu bitovu, baranyura mu mabuye, baranyura mu biki, ariko inzira y'Imana irahamye. Haleluya. Iri duruwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana rimeze nka timazi, ijambo ry'Imana uri mutumini. Haleluya. Ijambo ry'Imana riri direct, ijambo ry'Imana ntabwo cy'uburyo cyangwa ibumoso, ariko abantu bihangiye ibyo gukiranuka byinshi. Haleluya. Abantu ntibagishaka kumva ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe kandi yimba. Hari umugani baca mu isi bavuga ngo inzira zose zijyana i Roma. Nibyo koko, amadini yose agira i Roma. Haleluya. Amadini yose abatiza mu izina rya Data twose n'Umwana n'Umwuka we, uwo mubatizo niho waturutse. Amadini yose ubu ngubu Kiliziya Gatolika yahurije mu mpuzamatorero. Urumva ko inzira zose zijyana i Roma, ariko hari inzira imwe ijyana i Yerusalemu. Haleluya. Ni ijambo ry'Imana. Amen. Reka tubisome. Yesaya 2. Yesaya 2 murongo wa 3. Amahanga menshi azahaguruka avuga ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo tuzigenderemo. Kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, i Yerusalemu hagaturuka ijambo ry'Uwiteka. Haleluya. Ijambo ry'Uwiteka rituruka i Yerusalemu, ntabwo rituruka i Roma, ntabwo rituruka muri Suwede, ntabwo rituruka muri Amerika, ntabwo rituruka mu Rwanda, ntabwo rituruka muri Aziya, ntabwo rituruka muri Koreya, ntabwo rituruka muri Etiyopiya. Ijambo ry'Uwiteka yavuze ngo rizaturuka i Yerusalemu. Haleluya. Niyo mpamvu
ijambo twizeye n'ubundi niho rituruka. Haleluya. Ijambo ryose ridaturuka i Yerusalemu tugomba kuryama. Haleluya. Abatesalonika wa mbere igice cya mbere. Abatesalonika wa mbere igice cya mbere umurongo wa 5. Kuko ubutumwa twahawe butabagezaho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya, namwe ubwanyu muzi uko twameraga muri mwe ku bwanyu. Haleluya. Ijambo twizeye rituruka ku ntumwa. Ijambo twizeye rituruka i Yerusalemu. Ijambo twizeye riri Roma, ntabwo rivi Vatikani. Haleluya. Rituruka i Yerusalemu. Haleluya. Niyo mpamvu Paul avuze mu Efeso ibice 2 umurongo wa 19. Efeso ibice 2 umurongo wa 19 kugeza kwa 20. Nuko nimukiri abashyitsi n'abasuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa. Haleluya. N'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe we rikomeza imfuruka. Haleluya. Niyo mpamvu nta dini na rimwe rituyobora, niyo mpamvu nta dini na rimwe ridutegeka, niyo mpamvu nta representare uturi hejuru, niyo mpamvu nta papa utuyobora, niyo mpamvu nta mukuru utuyobora. Tuyoborwa n'ijambo ry'Imana gusa. Haleluya. Kandi twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Haleluya. Kuko mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we, haleluya, inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Haleluya. Yesu Kristo, haleluya, ni Imana yacu, natwe turi urusengero rwayo. Iyo yinjiye muri twe ababonye urusengero rwo gusengera. Pana amasinagogi. Haleluya. Ngo muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwo gusengeramo Imana mu mwuka. Amen. Amen. Iyi Imana ibonye umuntu umwe ku isi ukijijwe akemera ko yakira mu mutima yawe, ibibonye urusengero ruruta bazilika ya Saint Pierre. Haleluya. Ibibonye urusengero ruruta urw'abadive cyangwa Pentecote cyangwa andi madini yose. Haleluya. Amen. Ngo muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami. Haleluya. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Inezezwa n'uko Imana yazigatura muri jewe. Amen. Ibibonye urusengero rukomeye cyane. Haleluya. Amen. Amasinagogi y'abantu nta kintu avuze. Haleluya. Hariya naho twugama izuba. Aha naho twugama izuba. Amen. Umuntu aravuga ngo ni amaroki naho dutumika. Haleluya. Ntabwo ziriya nsengero zose mubona zuzuyemo ibyaha, ariko hari urusengero Imana ishobora kuba ikanezerwa n'umutima w'umuntu. Amen. Haleluya. Ziriya nsengero ni iz'abantu birirwa bazirwanira, bakazirukanamo abantu, bakazirukanamo abandi, ariko haleluya, Imana ishimwe kandi ihimbaza. Hari aho batakwirukana. Haleluya. Winjiye muri Yesu ukinjira mu ijambo rye, aho ntibahakwirukana. Kandi nta muntu waza ngo Yesu amukure muri iyo nzu. Amen. Ziriya nsengero Yesu yazivamo akigendera. Haleluya. Zigahinduka amadepo, zigahinduka ibyaha, zigahinduka icumbi ry'abadayimoni, ariko hari aho Yesu batamukura, ni mu
umutima wanjye Amina. azaryama anezerwa arambike n'umusaya. Amen. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Biriya byose turebesha amaso bizashira. Haleluya. Ariko umwana w'Imana na Yesu n'ijambo rye bazabaho iteka ryose. Amen. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Amen. Imana yashyizeho inzira imwe, ni inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ni inzira yo kubaha ijambo ryayo. Haleluya. Iyo nzira ngo ntabwo ntizavamo inyamaswa z'inkazi cyangwa zitabagura. Haleluya. Izitwa inzira yo kwera. Amen. Niyo mpamvu tugomba guharanira kwezwa. Amen. Nubwo isi yose yakora ibyaha, nubwo isi yose yajya mu byaha, wowe ugomba gusigara uri wera. Haleluya. Imana mu gihe cyane yashimye abantu 8, mu gihe cya Sodoma na Gomora yashimye 3. Muri iki gihe isi tubona miliyari 8, ibonye ibihumbi 5, ikabona igihumbi, ikabona 500, ikabona 100. Waba ari umubare munini. Amen. Imana yashimwe kandi himbazwe. Duharanira kwemerwa n'Imana, bana gushaka kwemerwa n'abantu. Amen. Nimubaririze inzira za kera. Amen. Murebe inzira nziza iba niyo munyuramo. Amen. Imana yashimwe kandi himbazwe. Kuva 34 hano barasenga ibigirwamana. Kuva 34 umurongo wa 10 kugera ku wa 14. Uwiteka aravuga ati, dore ndasezerana isezerano nzakorera ibitangaza imbere y'ubwoko bwawe bwose bitigeze gukorwa mu isi yose cyangwa mu ishyanga ryose. Abantu bose bakugose bazabona icyo Uwiteka akora, kuko nzagukoresha ibiteye ubwoba. Ujye witondera icyo ngutegeka uyu munsi. Dore nzirukana Abamori n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi baguhunge. Wirinde ntuzasezerana isezerano na bene igihugu ujyamo, rye kuba nk'umutego hagati muri mwe, ahubwo muzasenye ibicaniro byabo. Haleluya. Mutembagaze inkingi z'amabuye bubatse, muteme mutsinde ibishushanyo bya Asheri babasha, kuko udakwiriye kugira indi mana yose usenga, kuko Uwiteka witwa ufuha ari Imana ifuha. Amen. Imana yacu ni Imana ifuha. C'est un Dieu jaloux. Haleluya. Imana yacu ni Imana ifuha, nta yindi Imana iriho. Haleluya. Nta yindi Imana iriho. Niyo mpamvu twebwe tutemera ubutatu, twemera ko hari Imana imwe. Haleluya. Ubutatu bwazanywe na Kiliziya Gatolika mwaka wa 325. Baricaye babijyaho impaka, bemeza yuko Imana iri mu butatu. Ariko inzira za kera zose zitwereka yuko Imana ari imwe. Amen. Amen. Uhereye ku bwoko bwa Isirayeli bwari buzi ko hariho Imana imwe. Haleluya. Muri Bibiliya yose nta hantu ushobora kubonamo ijambo butatu. Nubabona uzahanyereka. Ijambo butatu byazanywe na Kiliziya Gatolika ntabwo ryigeze ryandikwa muri Bibiliya. Haleluya. Uhereye ku Bayisirayeli bari bazi Imana imwe. Aburahamu yari azi Imana imwe, Nowa yari azi Imana imwe, Loti yari azi Imana imwe, Enoki yari azi Imana imwe. Tous les prophètes, tous les apôtres bose bari bazi Imana imwe. Amen. Ubutatu butagatifu n'ibigirwamana, zo ni za Asheri. Numa bavuze ati mugomba kuzitema mukazisenya, mukamenagura ibyo bishushanyo byose babaye. Haleluya. Amen. Itorero ryose cyangwa ijambo ry'Imana ridashyigikira ko Imana rimwe, ibyo ni ibigirwamana. Haleluya. Igihe cyose uzasenga ukumva ko uri kubwira Imana hari izindi ziyicaye iruhande, cyangwa igihe uzasenga ukumva ko Yesu ari intermediaire cyangwa se umuhuza wawe n'Imana, ukumva ko hari ibyo ari bukubwire Imana yicaye ahandi hantu, uzaba usenga ibigirwamana. Haleluya. Ugomba gusenga uzi gusenga Imana imwe ifite na bimwe mu ijuru. Haleluya. Iyo usenga utekereza ko hari Imana 3 mu ijuru, automatikoma urimo gusenga ibigirwamana. Haleluya. Ni Imana imwe. Haleluya. Yigaragaje mu buryo butatu.
haleluya Amen. nka data twese mwirema kubera ko ufite abahungu n'abakobwa nk'umwana kubera ko yiswe umwana haleluya yambara umubiri iza gucungura abantu haleluya iyo yari imana imwe haleluya yambaye umubiri haleluya yitwa umwuka kubera ko uyu munsi tutayikoraho n'intoki ahubwo iri mu itorero ryawe niyo mpamvu turi kuyisenga haleluya tusengera data mu kuri no mu haleluya imana ishimwe kandi imbaza uyu usenga imana eshatu ukumva ko hari ahantu usicaye mu ijuru otomatikoma uba urimo usenga ibigirwamana imana ishimwe kandi imbaza ubwoko bw'abayisirayeli bwari buzi imana imwe uwiteka yabwiriye mose aramubwira ati ndiho kuva gatatu kuva ibice bitatu umurongo wa 14 kera tukiri mu gaturika nabaga nzi yuko hari imana eshatu zicaye mu ijuru harimo imana nkuru ifite ubwanwa hakabamo n'indi imana y'umwana hakabamo n'indi ifite ishusho y'inuma hejuru iyo nazibonaga ku bishushanyo numvaga ari uko biteye nkasenga nkavuga ni Yezu dusabire kuri data mwuka dusabire ibyo ni byo abantu basenga haleluya ariko ni imana imwe haleluya imana ishimwe kandi imbaza ukumva ko Yesu ari abayehova nibo bavuga ngo Yesu ni ikinyabubasha ngo hari indi mana ibyo ni ugusenga ibishushanyo haleluya Yesu ni imana nabo bataniye haleluya Yesu ni imana yambaye umubiri haleluya ari ikinyabubasha iyo yindutse ikinyabubasha ububasha bwawe waba ufite aho bugarukira haleluya ushobora kugira intege nke ariko Yesu ntabwo ari ikinyabubasha haleluya Jésus est un Dieu tout puissant ni imana y'imbaraga haleluya niyo mpamvu umubiri we ntabwo wigeze ukora icyaha kuko ububasha ufite ububasha bwawe ufite aho bugarukira amen kuva gatatu umurongo wa 14 Imana isubiza Mose iti nduwo ndiwe kandi iti abari kuzabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho nyereka Imana mu butatu hano Yesu yabajije Imana Mose yabajije Imana izina ryawe avuga ati genda ubwire Abisirayeli uti ndiho celui qui existe lui-même le je suis ntawe umubanjirije nta n'uzamuheruka ndiho yabantumyeho ntabwo yavuze ngo genda ubabwire ngo turiho amen c'est au singulier ni mu buke yavuze ati ndiho yabantumyeho haleluya nduwo ndiwe amen pani imana eshatu cyo gusenga ibigirwamana haleluya nduwo ndiwe kandi abari kuzabwira Abisirayeli ati ndiho yabantumyeho amen imana ishimwe kandi imbaza aho ni Abisirayeli Samweli wa kabiri bice 22 Samweli wa kabiri bice 22 umurongo wa 31 kugera kwa 33 inzira y'Imana itangaza itungana rwose ijambo ry'Uwiteka ryaravugutiwe n'ingabo ikingira abamwiringira bose ninde mana itari Uwiteka ninde gitare kitari Imana yacu haleluya Imana ni igihome cyanjye gikomeye inshorerera umukiranutsi mu nzira ya haleluya Ezekiyeli abaje ati ninde mana itari Uwiteka nizihe mana zitari Uwiteka ninde mana itari Uwiteka ninde gitare kitari Imana yacu haleluya Ezekiyeli harabihana iki nicyo cya gitare cyabakurikiraga mu butayu Imana yabwiye Mose ati kubita haleluya vuga amazi arasohoka mu butayu Mose arangije aragikura haleluya kiriya gitare cyarima nibyo haleluya niyo mpamvu uvuze ati ni gitare nicyo cyabakurikiraga haleluya niyo Mana yahindukaga inkingi
y'umuriro nijoro, ku manywa igahinduka inkingi y'igicu. Haleluya. Imana ifite kwigaragaza mu buryo bwinshi, ariko iba ari Imana imwe. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe. Niwe gitare, ndiho yabantumyeho. Makorino wa mbere ibice 10. Bumva ko Pawulo nawe abivuga. Makorino wa mbere ibice 10 umurongo wa 4. Kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Haleluya. Ariko abenshi muri b'Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Haleluya. Iki gitare mwacyumvise kimwe banywagaho mu butayu ni Kristo. Amen. Ezekiel yavuze ati ni wowe gitare, uri Uwiteka Imana, hari n'Imana ihwanye nawe. Haleluya. Abantu bagiye basobanukirwa ijambo ry'Imana bari gusenga ibigirwamana. Yohana 8. Yohana 8. Wumve Yohana uko amuhamya, kubereka inzira nziza. Yohana 8, inzira yanyuzwemo na ba sogokuruza, inzira za kera, inzira ya kera nziza, yanyuzwemo n'intumwa, yanyuzwemo n'abahanuzi. Yohana 8. Bani izi nzira abantu birimbiye, zimwe ziva muri Amerika, izindi ziva i Rome, izindi ziva muri Suwede, izindi ziva Yohana 8:56 kugera kuri 59. Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye araneze. Uwo ni Yesu wari urimo ahamiriza abafarisayo. Haleluya. Yawubonye. Amen. Umunsi Abayuda baramubwira bati, kutaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute? Nanjye yonza kubaho nari kubaza iki kibazo. Haleluya. Yesu arababwira ati, nukuri nababwira yuko Aburahamu atarabaho, ataravuka ndiho. Haleluya. Bihita bihura na bya bindi. Haleluya. Imana yabwiye Mose ngo genda ubabwire ngo ndiho. Yabaramenya. Haleluya. Yesu Kristo niwe Mana. Haleluya. Ni Imana yambaye umubiri. Haleluya. Yobonaga Yesu agenda, yabaga ari Imana iri muri we, iri muri uriya mubiri utarigeze ukora icyaha. Iyo niyo nzira ya kera, nzira nziza. Haleluya. Kandi nzira igiroma. Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Aburahamu atarabaho ndiho. Haleluya. Ndiho wabyumvise ko yagarutse ndiho. Nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha arasohoka mu rusengero. Haleluya. Bagombaga kumutera amabuye. Urumva kuko Abayisiraheli bo bari bazi yuko ari Imana imwe. N'ubu ngubu ugiyeyo ukajya kubabwiriza iby'ubutaka bagutera amabuye. N'ubu ngubu ugiyeyo ukajya kubabwiriza ngo hariho ngo Imana, izindi Mana, bo bazi ko hari Imana imwe. Kuva kera niyo Mana Musa yababwiye. Haleluya. Ubu bategereje Mesiya. Haleluya. Ariko bazi yuko hari Imana imwe, niyo mpamvu bashatse kumutera amabuye. Bashatse kuyamuterera iki? Kubera ko Yesu yari umuntu akigira Imana, niko bavugaga. Ngo dushaka kugutera amabuye ko umuntu ukigira Imana, ariko yari Imana yambaye umubiri. Amen. Haleluya. Bo bagombaga kumutera amabuye, ariko bari bafite inyegamo ku maso, bari bahumye, niyo mpamvu batabibashije. Haleluya. Amen. Amen. Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Amen. Makorino wa mbere ibice 10. Turaza kuhagera hano bashatse bazabiranujwe n'uburakari. Makorino wa mbere ibice 10. Kabanze turebe ko Yesu ari we Mana yacu. Makorino wa mbere ibice 10 umurongo wa 4. Twahasomye. Ahubwo reka dukosome muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 5. Wumve. Yesaya ibice 9
umurongo wa gatanu. Nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu. Haleluya. Ungu nese abonaga mu myaka nka 600. Haleluya. Izakurikiraho ari mwere. Ubutware buzaga ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye. Haleluya. Muri Bibiliya ya Yehova kugira ngo bajijishe abantu handitse Imana n'inyuguti nkuru bandikishamo inyuguti ntoya, bandikamo n'inyuguti ntoya. Iyo muri kuganira barakubwira bati ntubona se handitse Imana n'inyuguti ntoya. Bariya n'abahakanyi babi cyane. Haleluya. Imana ikomeye. Amen. Data wa twese. Hari data, haba hari da ntoya muri Bibiliya yabo. Niyo mpamvu ntimuzigire mujya impaka nabo baranabahakana. Haleluya. Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Haleluya. Amen. Yesu Kristo ni ryari yigeze ahwema kubwira abantu ko ari umwami? Ni data wa twese. Haleluya. Ni umwami. Haleluya. W'amahoro. Haleluya. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze bibushyigikire guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabishoboresha umwete we. Amen. Imana yarebaga igaprojecta ikabona yuko izambara umubiri. Haleluya. Ikika umwana. Niyo mpamvu birivuga ngo ibyo azabisohoresha umwete. Amen. Ntabwo wari umwana wari uri mu ijuru ngo narangiza imwohereze. No. Yamanutse igihe kigeze yinjira mu gakobwa gato k'isugi kitwa Mariya. Haleluya. Irema mu mubiri iwita Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu yabwiye Mariya ibwira Yosefu ati umwana uzavuka uzamwite Yesu. Emmanuel, bivuga ngo Imana iri kumwe nawe. Amen. Imana nshimwe kandi imbaho. Imana idashobora byose sinshobora kuyizera. Niba Imana idashobora kurema umubiri ngo iwujyemo, iyo sinayizera. Imana yihinduraga igitare, ikihindura inkingi y'umuriro, ikihindura inkingi y'igiti. Ntabwo yari kunanirwa gukora umubiri. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu atavutse ku bushake bw'umugabo n'umugore. Amen. Ni Imana yinjiye mu nda ya Mariya irema umuntu. Haleluya. Mariya ahinduka igikoresho. Nta amaraso ya Mariya ahuriye na Yesu, kuko amaraso ya Yesu ni amaraso atagira inenge. Niyo mpamvu yari amaraso agomba kutwoza ibyaha. Iyo aza kuba yaracanze n'amaraso ya Mariya, ntabwo amaraso yari kuba yejeje. Yari amaraso y'Imana pi. Amen. Imana nshimwe kandi imbaho. Imana yaravuze ngo Mariya yahise avuga ngo ibyo uvuze bingirirwe. Ntabwo yigeze abonana na Yosefu. Yosefu ntabwo ari se. Amen. Amen. Impamvu Yesu nta kintu cy'icyaha yigeze akora, parce que c'était un Dieu. Yari Imana mu mubiri. Amen. Imana yari incarné muri we kabisa. Sakuri. Turahagera. Imana nshimwe kandi imbaho. Amen. Azitwa umwami Imana. Haleluya. Ntabwo azitwa umwami mwana. Umwami w'umwana ntaba. Biri yavuze ngo azitwa umwami mwana, umwami Imana. Ni umwami Imana, ntabwo ari umwami mwana. Amen. Umwami avuka ari umwami. Haleluya. Niyo mpamvu bagiye kumuramya bakamuzanira ishangwe, bakamuzanira ibihumura neza. Abungeri bakaza kumuramya, ijuru rigahamiriza, inyenyeri zikaza, kubera ko yari umwami wavutse. Amen. Ari umwami mwana, yari umwami Imana. Yarabonaga. Haleluya. Amen. Yarumvaga. Amen. Yaraje gukora umurimo wamuzanye. Amen. Imana nshimwe kandi imbaho. Yesaya 44 umurongo wa 6. Uwiteka umwami wa Isiraheli, Uwiteka Nyiringabo umucunguzi we aravuga ati, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka,
kandi nta yindi mana ibaho itari jye. Amen. 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 yarabanje azanaheruka, nta yindi mana ibaho itari we. Haleluya. kandi akongera akavuga ati uwiteka nyir'ingabo umucunguzi aravuga. Haleluya. c'est lui qui nous a sauvés, niwe waducunguye. Haleluya. niwe wabanje nta n'uzamuheruka. Amen. Cyahishuwe igice cya mbere, wumva ko yongeye akivuga umurongo wa 7 n'uwa 8. dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamuborogera, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. nanone ndi Alpha na Omega. Haleluya. abisubiyemo. Haleluya. itangiriro n'iherezo. muri Yesaya yavuze ngo ndi uwa mbere ndi n'uw'imperuka. Haleluya. Alpha na Omega nicyo bivuga, itangiriro n'iherezo. Haleluya. ni ko umwami Imana ivuga, iriho, yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Amen. ishobora byose, ishobora gucungura, ishobora kwambara umubiri. Haleluya. n'ubiri hagati yacu ni umwuka. Amen. iriho omnipresa, omnisia, omnipota, ibera hose icyarimwe. Haleluya. yumva byose, ireba byose. Amen. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe. Amen. Amen. umurongo wa 17 n'uwa 18. mubonye nyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Haleluya. kandi ndi uhoraho. mwabyumvise? icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Amen. mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Amen. Imana yacu ishimwe kandi ihimbawe. Yohana ibice 10 umurongo wa 24 kugera kwa 25. ibice 10 umurongo wa 24 na 25. abayuda baramugota baramubaza bati uzageza he kutuyoberanya? niba uri Kristo utwerurire. Haleluya. Yesu arababwiraga, bo bakumva iyindi mvugo bakavuga bati uratuyoberanya. ese uri Kristo cyangwa nturi? ariko se Yesu ntakuntu atari yarabagize. Yesu arabasubiza ati narababwiye ariko nimwizere, kandi n'imirimo nkora mu izina rya Data nayo irampamya. Haleluya. ariko nimwizera kuko mutaraba mu ntama zanjye. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe. noneho ku murongo wa 33 wumva abayuda baramusubiza ati kubwo imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tugora kwigereranya kuko uri umuntu ukigira Imana. noneho nshaka ko ari mwebwe musubiza, ese Kristo yari Imana cyangwa ntiyari? yari Imana. abayuda bo bari bazi yuko Imana ari imwe, niyo mpamvu bashaka kumutera amabuye. baramubwira bati tuguhora yuko uri umuntu ukigira Imana. ariko Yesu ntabwo yigeze ahakana ko ari Imana. Haleluya. kuko yaravuze ati jye na Data turi umwe. Haleluya. kandi Yesu igishaka kukwereka yuko yari Imana. Yesu yataza kuba Imana, Yesu ntiyigeze ahakana ko abantu bamusenga, ntiyigeze yanga ko abantu bamuramya, ntiyigeze yanga ko abantu bamupfukamira. uzabinyereke muri Bibiliya. Haleluya. Yohana mubonye mu kiba cy'ipati yikubise hasi yomye aramunama. Haleluya. Petero amaze
kurobesha ifi nyinshi yaramubwiye ati aho ndi kuko ndi umunyabyaha yikubita imbere y'iyubana ageze imbere ya Mariya Magadalena amaze kumukiza amadayimoni y'ubusambanyi yamwikubise ku birenge atangira kurira ku birenge bye umusatsi we awuhanaguza ibirenge akirije uriya mugore bari bazanye ngo bamutera amabuye bari bafashe asambana yikubise ku birenge bye atangira kurira. Haleluya. Yesu aravuga ati ibyaha byawe urabibabariwe. Abafarisayo bamubonye baramubaza bati uyu muntu ni muntu ki afite ububasha bwo kubabarira ibyaha? Haleluya. Ku mu ijambo ry'Imana haravuga ngo Uwiteka ni ubabarira ibyaha. Amen. Irete eternel. Yari Uwiteka. Haleluya. Ni ufite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha. Niyo mpamvu byabatangaga bakavuga batase kuko yari umuntu akaba avuka ari i Nazareti tukaba tuzi se tukaba tuzi nyina ariko ntabwo bari bazi ko ari Imana yambaye umuntu. Amen. Bakavuga bati tuguhora ko wigira Imana kandi uri umuntu ariko Yesu ntiyigeze ahakana ko ari Imana. Haleluya. Kubwo arabihamyaga akavuga ati jye na data turi umwe. Haleluya. Imana yashimwe kandi himbaza. Ubu jye nabivuga ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Amen. Jye ntabwo navuga ngo jye na data turi umwe. Oya nabambaye Imana. Imana yashimwe kandi himbaza. Amen. Abayuda baramubaza bati kubw'imirimo baramusubiza bati kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye ahubwo tugora ko kwigereranya kuko uri umuntu ukigira Imana. Yesu arabasubiza ati ntibyanditswe ngo mu mategeko yanyu ngo navuze ngo muri Imana? Haleluya. Nanga ari kubatsinda. Bwana ashimwe kandi himbaza. Yesu Kristo niwe Mana. Amen. Twebwe ntabwo dusenga Imana ishaka. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa mbere. Uwahoze uhereye mbere na mbere uwo twumvise. Urumva yongeye kugaruka kuri alfa na omega. Uwahoze uhereye mbere na mbere ninde? Ni Uwiteka Imana yacu. Haleluya. None wumve Yohana uko ahita abivuga akomeza. Uwo twumvise bamwumvise mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Uwo twiboneye n'amaso bamubonye yambaye umubiri. Haleluya. Kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho ari we jambo ry'ubugingo. Haleluya. Yohani yari abizi neza avuga ngo uwo twikoreyeho intoki zacu zikamukoraho yari wa mwigishwa wakundaga wahoraga muryamye mu gituza. Amen. Imana ishimwe kandi himbaza. Harimo abihamiriza ababwira tuwahozeho mbere na mbere. Haleluya. Cya gitare cyakurikiraga Abisirayeli ndiho wa wundi Mose yavuga ati ndiho ubabwira uti ndiho yabantumyeho. Haleluya. Yaraje yambara umubiri y'Imana itabonwa y'Imana itaboneka yambara umubiri irazibana na yitwa Emmanuel. Haleluya. Yitwa Yesu Kristo. Amen. Kugira ngo ibashe gucungura umuntu. Amen. Yiyambura ubwiza yari ifite, yiyambura icyubahiro, yicisha bugufi kugira ngo ize ihinduke intama bayikinje imena amaraso je nawe tubashe kurokoka. Je nawe dukurweho ibyaha. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi himbaza. Nkuko yavuze ngo nijye ukiza nijye mucunguzi arangije aracungura igorogota biragaragara. Nta muntu yari gushyiraho uretse haleluya igitambo cyayo yishakiye ari wo mubiri wa Yesu Kristo utarigeze ukora icyaha. Amen. Imana yacu ishimwe kandi himbaza. Amen. Abayobora ibice bine umurongo wa 15. Abayobora ibice bine umurongo wa 15. Kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe
mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Umubiri wa Yesu niwe ugeze ukora icyaha, kandi yarageragejwe. Sanse ze zose zarakoraga nk'izo nanjye mfite. Yarumvaga, yarakabakabaga, yararyoherwaga, aleluya, yaranukirwaga. Ziriya sanse zose uko ari eshanu yarazifite. Yarageragejwe nk'uko nawe ugeragezwa. Wowe ushobora kugeragezwa ugakora icyaha, ariko Yesu niwe muntu wenyine wageragejwe agaragara ko atigeze akora icyaha. Niyo mpamvu yari umutambyi, aleluya, muzima, aleluya. Cyari igitambo, aleluya, cyejejwe. Imana yashimwe kandi himbazwe. Aleluya. Ntiyakoze icyaha. Luka ibice 5. Luka ibice 5 umurongo wa 5. Simoni arabasubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Aleluya. Amen. Barembuza bagenzi babo bati, mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibona atyo, yikubita imbere ya Yesu. Aleluya. Ati, yikubise imbere ya Yesu. Iyo Yesu aza kuba marayika, yari kuvuga ati, ntabwo ukwiye kumfukamira nk'uko marayika yabwiye Daniyeli. Aleluya. Iyo Yesu aza kuba umuntu, yari kuvuga ati, haguruka n'ukwiye kumfukamira. Ariko yari yicecekeraga kubera ko yari azi yuko ari Imana. Aleluya. Aleluya. Amubwira ati, fawundi databuja. Ntabwo marayika ntabwo ari shobuja. Nta n'umuntu ushobuja. Petero yari yamenye yuko Yesu ari Imana rurema. Aleluya. Amubwira ati, fawundi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Aleluya. Imana ishimwe kandi himbazwe. Urabona? Ijambo ry'Imana rirasobanutse. Amen. Yesu ntabwo yigeze yanga ko bamusenga. Iyo aza kuba ikinyabubasha cyangwa akaba umuntu, ibinyabubasha n'abamarayika ni ibinyabubasha nk'uko abayoborwa babivuga. Aleluya. Ariko Yesu yari Imana yambaye umubiri. Aleluya. Niyo mpamvu bakesheje ijoro ryose barahera. Aleluya. Ariko kugira ngo abereke ko ari umuremyi, ahita ategeka amafaraza yuzura fire. Amen. Imana ishimwe kandi himbazwe. Imana ifite ubushobozi bwo kurema, irapronounce ikavuga ijambo bikaba, yategeka bigakomera. Amina. Witeka ni Imana ikomeye. Tetupuisa. Aleluya. Irangije iravuga ati, mwana fimwe nari nabahinze, turune muze mujye muri fire abana banjye barya. Aleluya. Imana yakijwe kandi himbazwe. Yuzura fire, baranezerwa. Petero yongera aravuga ati, sasero createur, uyu ni umuremyi. Aravuga ati, fawundi databuja, ngiye kubita imbere ye yubamye. Amina. Yasarangira aravuga ati, yabibonye ko ndi da. Aleluya. Amina. Yabibonye ko ndi Imana. Aramubwira ati, Petero, wewe uyu munsi uzagira abantu. Aleluya. Ahita amuha puissance, amuha power. Yawe marayika ntiyari kumuha iyo puissance. Aleluya. Yawe umuntu ntiyari kumuha iyo puissance. Sauf Dieu, Imana ni ifite ubushobozi bwo kumuha puissance. Igihe kimwe bari mu nyanja y'i Galileya, arangisha arabonekera, ati imbere yabo aturuka nk'iriya mu museke. Aleluya. Azagendesha hejuru amaguru y'amazi. Aleluya. Agendesha amaguru hejuru y'amazi. Aleluya. Abereka ko, aleluya, ari wowe waremye amazi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, aleluya, umwuka w'Imana yahoze agenda hejuru y'amazi. Aleluya. Abereka ko nubwo aya mubiri agifite ubushobozi bwo kugenda hejuru y'amazi nk'uko yagendagaho ntagihe akiri umwuka. Amen.
petero abigerageje ararengera. Haleluya. ariko imana imutegetse ngaho ngwino nawe arangije aragenda hejuru arirata ariyemera aravuga ati wi. Haleluya. kubera ko yavuze nanjye ndabishobora. Haleluya. natwe ubushobozi bwe bwinjiye muri twakora ibintu. Amena. Haleluya. Amina. iyo abamarayika ntabwo ari kumubwira ngo agende hejuru y'amazi. Amen. Haleluya. Imana nshimwe kandi himbazwe. Marayika nawe ahabwa ordre. Imana nshimwe kandi himbazwe. Haleluya. Jambo ry'Imana riraryoshye. Baririza inzira za kera. Mureba n'inzira nziza bariho munyura. Imana eshatu zabayeho. Abayisiraheli bari bazi Imana imwe kandi agakiza niho gaturuka. Gaturuka mu Bayuda, gaturuka i Yerusalemu, ijambo ry'Imana rituruka. Intumwa zose zari zizi yuko Imana ari imwe. Haleluya. Imana nshimwe kandi himbazwe. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15. Ni nawe reka dusome umurongo wa 14. Ni wowe ducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Haleluya. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Haleluya. Niwe shusho y'Imana itaboneka, nibwo Imana yigaragaje. Amen. Kuko Imana niboneka ariko yambaye umubiri kugira ngo itwigaragarize. Amen. Imana ishimwe kandi himbazwe. Amen. Abaroma ibice 9 umurongo wa 5. Abaroma ibice 9 umurongo wa 5. Amen. Amen. Nibo bakomotse kuri ba sogokuruza ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri, ni utegeka byose. Haleluya. Amen. Ni nawe Imana ishimwe iteka ryose. Amen. Uwo ni Yesu Kristo. Uwo ni Yesu. Amen. Uwo ni Yesu Kristo. Ni nawe Imana ishimwa iteka ryose. Amen. 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 Imana ishimwe kandi himbazwe. Nta yindi Imana iriho. Amen. Amen. Imana yacu nimwe yambaye umubiri kugira ngo tuyibone izi ducungure. Matayo 13 umurongo wa 10 kugera ku wa 11. Matayo 13 umurongo wa 10 kugera ku wa 11. Abigisha baramwegera baramubaza bati, ni iki gituma ubigishiriza mu migani? Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru ariko bo ntibabihawe. Haleluya. Imana ishimwe kandi himbazwe. Kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Amen. Igituma mbigishiriza mu migani ni iki? Nuko iyo barebye batitegereza, niyo bumvise batumva kandi ntibasobanukirwe. Amen. Imana tushimwe kandi himbazwe. Amen. Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo wa 15. Sugushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka. Ahangaha muri Bibiliya Yehova ahari Imana hose bandikisha inyuguti nto. Ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa igahabwa ubwisi. Nimuyivuge izina ryayo. Amen. Amen. Iyo Mana ni iyihe?
Imana ashimwe kandi yimbaza. Ntabwo ngira isoni zo guhamya ko Yesu Kristo ari we Mana yanjye. Amen. Amen. Niyo mpamvu tubatizwa no mu izina rye. Amen. Ntabwo tubatizwa mu matitire. Amen. Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubatiza abantu mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Izina rimwe. Haleluya. Arangije kubwira amagambo intumwa. Haleluya. Abategeka kutava i Yerusalemu. Yababwiye muri Matayo 28. Arangije arababwira ati mugende mwifunyirane i Yerusalemu mutegereze igihe nzaboherereza ibyo Data yasezeranye. Haleluya. Ntabwo bigeze bajya kubatiza, yarababwiriye mu migani. Haleluya. Ntabwo bari bazi izina rya Data twese ni irihe. Ntabwo bari bazi izina ry'Umwana ni irihe. Ntabwo bari bazi izina ry'Umwuka wera ni irihe. Petero ku munsi wa Pentekote. Haleluya. Arangije aterura ijambo mu Byakozwe n'Intumwa 2:38. Haleluya. Asobanukirwa ko izina babwiraga rya Data twese ari izina rya Yesu Kristo. Amen. Byakozwe n'Intumwa 2:38. Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwabatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Wamubatizo izina babwiraga bamenye ko izina rye mubone kubabarirwa ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka wera kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Amen. Amen. Isezerano ni iryacu n'abana bacu n'abazahamagarwa. Iyi niyo nzira dukwiye kunyuramo. Haleluya. Tukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Pana umubatizo w'i Roma waje mu mwaka wa 325. Tous les apôtres, intumwa zose uhereye kuri Petero babatizaga abantu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uretse ko bicaye ku munsi wa Pentekote, bicaye mu mwaka wa 325 barangije baravuga ngo Petero ngo ku munsi wa Pentekote yari yazindaye ngo niyo mpamvu yabatije abantu mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ari byo. Ntabwo Umwuka wera azindaza, ahubwo Umwuka wera arayifura. Arangije abatiza abantu mu izina rya Yesu Kristo. Amenya ko rya zina rya Data twese ari Yesu Kristo. Amenya ko izina ry'Umwana ari Yesu Kristo. Amenya yuko nta rindi zina twara mu isi no mu ijuru tugomba gukirizwa muri izina rya Yesu Kristo. Abapentekote baryirukanamo abadayimoni bakarisengamo bakagira gute ariko banze kuribatizwamo. Banze inzira yace. Haleluya. Amen. Ariko twe tuzayinyuramo. Amen. Imana ishimwe kandi yimbaza. Amen. Amen. Byakozwe n'Intumwa 8. Nunyereka ahantu umuntu yigeze abatizwa mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, unsubize mu mazi umbatize. Ariko nshobora kukwereka abantu barenga 3,000 babatijwe mu izina rya Yesu Kristo. Byakozwe n'Intumwa 18:14. Yesu yarababwiye ati muzaba abagabo bo kumamya uhereye Yerusalemu ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Haleluya. Yerusalemu Petero yaramaze kumuhamya ku munsi wa Pentekote. Reka twumve Samariya ko atigeze amuhamya. Byakozwe n'Intumwa 8:14. Nuko intumwa za Yerusalemu zumvise yuko Abasamariya bemeye ijambo ry'Imana zibatuma Petero na Yohana nabo basohoye babasabira ngo bahabwe Umwuka wera kuko hari hataragira n'umwe muri bamanukira ahubwo bari batijwe gusa mu izina ry'Umwami Yesu. Nuko babarambikaho ibiganza babahabwa Umwuka wera. Haleluya. Amen. Aho ni Samariya. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirasohoye babatizwa bari barabatijwe mu izina ry'Umwami Yesu. Byakozwe n'Intumwa 10:48. Abangaba bahawe Umwuka wera nkatwe ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa? Ategeka ko batizwa mu izina rya Yesu Kristo. Bahera ko baramwinginga ngo amare y'imisi. Haleluya. Hano ni muri Turukiya, ni kwa Koruneli.
Haleluya. Ni mu banyamahanga. Amen. Amen. Yavuze ngo muhere Yerusalemu ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Amen. Ahangaha ijambo ry'Imana ryari risohoreye mu banyamahanga. Petero arongera abatiza abantu mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo wakwibeshya inzira ntabwo bishoboka. Reka turebe indi ntumwa yaje nyuma ye. Pawulo yakozwe n'intumwa 19. Ntabwo wakwibeshya, tugomba kunyura inzira za kera. Amen. 19. Murongo wa mbere. Apolo ariko rino Pawulo anyura mu bihugu byo haruguru asohora muri Efeso asanga abigishwa bamwe arababaza ati mwahawe umwuka wera nyuma yo kwizera? Baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababwira ati mwabatijwe mubatizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu. Babyumvise batyo batizwa mu izina ry'umwami Yesu. Amen. Amen. Pawulo nawe ntabwo yari kunyuranya na Petero kuko umwuka wabayoboraga wari umwe. Amen. Iyo Imana ivuze ngo mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, tumenya yuko iryo zina ari izina rya Yesu Kristo. Imana ni Data mwirema, Imana ni Umwuka icungura, Imana n'Umwana icungura abantu, Imana n'Umwuka wera mu itorero ryayo umunsi wa none kuko tutayibonesha amaso. Haleluya. Imana ifite amazina menshi. Imana yitwa Alfa na Omega. Imana yitwa Igita. Imana yitwa inkingi y'umuriro. Imana yitwa inkingi y'igiti. Imana yitwa inyenyeri yo mu ruturutugu. Imana yitwa ndiho. Imana ifite amazina menshi. Yitwa Yehova, yitwa Emmanuel, yitwa Data, yitwa Umwana, yitwa Umwuka we. Ibyo byose ni amatite y'Imana. Haleluya. Ariko hariho izina rimwe twahawe mu isi no mu ijuru tugomba gukirizwamo, ni izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugirukanamo amadayimoni, tukaribatizamo, tukarisezeranyamo, byose tubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ntabwo dufite isoni zo kuvuga izina ry'Imana yacu. Amen. Abantu bose bafite amazina. Imbwa zigira amazina. Ukumva imbwa ngo yitwa Desire, ukumva imbwa ngo yitwa Miru, ukumva imbwa ngo yitwa runaka. Ibiti byose bifite amazina, inyamaswa zose zifite amazina. Imana niyo idashobora kugira izina? Ntabwo bishoboka. Imana nayo izina ryayo ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe kandi Imana. Amen. Niryo zina yaduhaye, izina rifite imbaraga, izina rifite ubushobozi, izina ryirukana amadayimoni, izina ririmo isezerano rishya. Amen. Haleluya. Ntabwo tuvuga ngo twebwe ngo ugasanga abantu baratinya kuvuga. Ese mwavuze ko muri abahamya ba Yesu Kristo mukareka kuvuga ko muri abahamya ba Yehova? Ese Yehova ni Yehova ni Yesu Kristo? Apana kuvuga ngo twe turi abahamya ba Yehova. Muvuge Yehova se mwavuze ko muri abahamya ba Yesu. Yesu yaravuze ngo muri abigishwa banjye. Nimba turi abigishwa be, ubwo turi abigishwa banjye. Yesu bajye babivuga uko biri. Apana kuvuga ngo ba Yehova. Bifata Yehova ngo bamutandukanye na Yesu Kristo. Haleluya. Yehova niwe Yesu Kristo. Yehova mu isezerano rya kera niwe Yesu Kristo mu isezerano rishya. Amen. Imana mu isezerano rya kera yitwaga Yehova, mu isezerano rishya yitwa Yesu Kristo. Amen. Niyo mpamvu Pawulo ageze muri Antiyokiya abonye abigishwa bateranye barimo bibaza batari ko dukwiye kwitwa nguki. Dukwiye kwitwa Pentekote, dukwiye kwitwa Abadive, dukwiye kwitwa Abakatolike, dukwiye kwitwa Abametodiste, dukwiye kwitwa Abajehova, dukwiye kwitwa. Pawulo arangije ategeka ko bakwiye kwitwa Abakristo. Amen. Haleluya. Iryo ni ryo zina ryacu. Amen. Amen. Abize Yesu Kristo bose. Haleluya. Yesu Kristo niwe mukwe, natwe turi umugeni we. Ntabwo dufite isoni zo kwita umukwe do kwitwa umugabo wacu, kumuvuga mu izina no kumwikirirwa. Amen. Umugore yageze mu rugo afata izina ry'umugabo. Impamvu ushobora kumva umugore yitwaga Mariya. Haleluya. Yagera ku mugabo ukumva bamuhaye izina ngo Rwema Mariya.
kubera ko umugabo we yitwa Rwema. Haleluya, agahita afata izina ry'umugabo. Amen. Niko natwe tumeze, yaradukoye adukoye amaraso igorogota, dufite ubushizi bw'amanga, nidufite n'isoni zo kwitirirwa umugabo wacu. Haleluya, umugabo wacu ni Yesu Kristo. Pani bigirwamana, Yesu Imana yabwiye ati imana zose muzasanga mu nzira muzazimenagure. Haleluya, hari imana ibaho itarige, nta muntu w'Uwiteka atarige, nta yindi imana ikiza itarige. Mose amanutse asanze Aroni yakoreye Abisirayeli ikigirwamana, barimo bavuga ngo iyi niyo mana yadukuye mu Egiputa, umujinya uramwica, ayikubita hasi arayimenagura. Aravuga ati Uwiteka Yehova niwe ndiho, niwe mana yonyine, nta yindi mana itwerutse. Haleluya, Dagoni yikubise imbere hasi y'uwoni. Haleluya, imbere y'isanduku y'Uwiteka, imana yari iri muri ayo mategeko, yari iri muri ibyo bisate by'amabuye. Haleluya, isanduku y'Uwiteka yari imana nyirizina indani muri iyo sanduku. Haleluya, Dagoni irangije yikubita imbere yubamye, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ivi ryose ikuzimu no mu ijuru rizapfukamira. Amen. Dagoni iza kuba imana ntabwo ari gupfukamira, yari kugwa yubamye. Iyo ugeze imbere y'Imana rurema ugomba kugwa wubamye. Haleluya, ukayiramya. Barongera barayigwa, bukeye basanga acitse n'ibiganza n'umutwe. Haleluya, byose byagiye hari. Baravuga bati mujyane, Tatuma niyo sanduku murebaho muyijyane Tatuma. Haleluya, Notre Dieu, imana yacu c'est un Dieu jaloux, ni imana ifuha, ishaka utundi tumana iruhande rwacu. Amen. Pano bumana tumana two mu butaka, pano tumana abantu bifagurikiye. Haleluya, nous avons la puissance, dufite ubushobozi mu izina ry'Umwami wacu. Amen. Ntabwo tugomba kuririsha gusa, tugomba no kuryizera nk'uko bikwiriye. Imana yacu ishimwe kandi ihimbaza. Amen. Mubatizo ni mu izina rya Yesu Kristo. Tugomba kunyura mu nzira abandi baciyemo. Nimba umubatizo wawe udahura n'uw'intumwa, uri kunyura inzira y'iritovu, uri kunyura mu mahwa, uri kunyura mu mabuye. Haleluya, nyura inzira basogokuruza bacu baciyemo. Pawulo yavuze ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi Yesu Kristo niyo buye rikomeza imfuruka. Haleluya. Amen. Inzira zake mu itorero habagamo gahunda. Abagore bari bafite umwanya wabo. Bakorinto ba mbere 14 umurongo wa 13. Umurongo wa 33 wumve gahunda ikwiyeho kuba mu matera. Bakorinto ba mbere 14 umurongo wa 33 kugera ku wa 34. Gahunda ikwiriye kuba mu matera. Kuko Imana itari iy'umuvurungano ahubwo ari iy'amahoro, nk'uko bimeze mu matorero yose y'abera. Hari n'amatorero atarayabera, ariko mu matorero y'abera wumve gahunda ikwiye kuba. Abagore ntibacecekere mu materaniro kuko batemererwa kuvuga, ahubwo baganuke nk'uko amategeko nayo avuga. Amen. Imana yashimwe kandi ihimbaza. Kandi nibagira icyo bashaka kumenya babibariza abagabo babo mu buhira, kuko biteye isoni ko umugore avugira mu iteraniro. Haleluya. Amen. Imana yashimwe kandi ihimbaza. Mbese kuri mwe n'ijambo ry'Imana ryaturutse Yerusalemu, ntabwo ryari ryaturutse i Korinto. Haleluya, ntabwo ryari ryaturutse i Galatiya. Ijambo ry'Imana ryaturutse Yerusalemu. Niyo mpamvu Pawulo abaje ngo muri kuri mwe n'ijambo ry'Imana ryaturutse. Nanjye ndababaza, ababatiza mu izina rya Data rwose n'Umwana n'Umwuka wera babikura he? Kuri bo n'ijambo ry'Imana ryaturutse cyangwa ryaturutse ku ntumwa? Haleluya. Yesu yabwiye intumwa avuga ati urumvira n'iby'abayumva. Haleluya. Pawulo avuga ati mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Yesu Kristo niwe rikomeza imfuruka.
mbese kuri mwe niba ijambo ry'Imana ryaturutse cyangwa ryageze kuri mwe mwenye, nihagira umuntu wibwira ko ari umuhanuzi cyangwa afite umwuka, amenye yuko ibyo mbandikiye ari itegeko ry'umwami wacu. Amen. Aba bapotere n'aba bishop ntabwo bashobora kuba abanyamwuka ngo barenze Pawulo. Pawulo niwe ntumwa y'abanyamahanga. Amen. Haleluya. Niwe wavuze ngo abagore ntabwo bagomba kwigisha. Amen. Ariko itegereza abagore bigisha muri aya matorero ukuntu bangana, abagore b'abapotere, abagore b'ababishop, abagore b'abapasiteri. Ibyo ni iki? Izo ni inzira z'ibitovu, izo ni inzira z'amahwa. Haleluya. Nibagaruke mu nzira ya kera twasigiwe na basogokuruza. Haleluya. Nimubaririze inzira ya kera, murebe nziza mubari yo munyuramo. Haleluya. Pawulo ari kuvuga mu Magalatiya igice cya 8, ngo nihaboneka umuntu ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twabwiriza, nubwo yaba agiye cyangwa marayika uvuye mu ijuru akumwe. Amen. Ababwiriza ubutumwa budahura n'ubwa Pawulo n'ibivume. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi ihimbaza. Ayo magambo arakubita nk'inkuba. Amen. Abagore ntibacecekere mu materaniro. Imana yakunze umugore imucishamo umucunguzi, ariko ntiyigeze imuha authority. Kuko kubwiriza ni authority Imana yahaye umugabo, kuko iyo ubwiriza ubutegeka. Haleluya. Niyo mpamvu ndi kubwiriza mbategeka, ntabwo mbahenda hera, kubera ko ijambo ry'Imana riba riri gutegeka. Niyo mpamvu Imana itabihaye umugore. Nibyo yavuze ngo yiga nituza, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo. Haleluya. Iyo ndi kubwiriza ijambo ry'Imana mba ndi mu mutware, mba ndi mu gutegeka. Ntabwo Imana rero ishobora kubiha umugore. Eva amaze gukora icyaha, Imana yaravuze ngo kwifuza kuzahera ku mugabo nawe azagutwara. Amen. Kore yiga nituza akanduke. Haleluya. Amen. Umugore ashobora guhanura, umugore ashobora kubwiriza, umugore ashobora kuririmba, umugore ashobora gukora indi mirimo yose, ariko imirimo ijyanye n'igicaniro, guhagarara imbere y'abantu ukabwiriza, ibyo ni iby'abagabo. Amen. Iyo Imana iza gukunda abagore, ntabwo yari kwanga gufata Mariya Magadalena, ngo ifate na Marita, ifate n'abari abagore bose bamukundaga, bamukoreraga aho yagendaga hose, ngo areke kubashyira mu bapotere. Kuki yafata intumwa 12 ntakirimo umugore? Amen. Pawulo kuki yagarutse akabyihaniza? Haleluya. Abagore bafite ubushobozi, bashobora gusobanukirwa ijambo ry'Imana, ariko Imana nibaha ubushobozi bwo kwigisha imbere y'itorero. Haleluya. Imana yacishimwe kandi ihimbaza. Kubwiriza nta amategeko ubutanga. Icyo gihe rero waba uri mutegeka abagabo kandi ntabwo ari cyo. Haleluya. Imana ishaka gutegeka inyura mu mugabo. Niyo mpamvu Paul yavuze ngo umugabo ni umutwe w'umugore, noneho umutwe w'umugabo akaba Kristo. Amen. Haleluya. Imana yacishimwe kandi ihimbaza. Ntabwo umugore yahagarara imbere y'itorero ngo ategeke abagabo, abategekesha ijambo ry'Imana. Imana ishaka gutegekesha abantu ijambo ry'Imana inyura ku mugabo, ntabwo inyura ku mugore. Amen. Imana yacishimwe kandi ihimbaza. Kuko iyo uri kubwiriza ijambo ry'Imana umeze nk'uri gutera imbuto. Haleluya. Mu buryo busanzwe umugabo niwe utera imbuto, ntabwo ari umugore. Umugore yakira imbuto agasama. Haleluya. Ntabwo umugore atanga imbuto, umugabo niwe utanga. N'itorero rigereranywa n'umugore. Haleluya. N'umugabo atanze imbuto y'ijambo ry'Imana, itorero rirakira. Haleluya. Ntabwo rero yakoresha umugore ntimugatsindwe ibintu. Haleluya. Ikoresha umugabo akabwira itorero rigasama imbuto. Haleluya. Hariyo jambo ry'Imana. Ibyo mu mubiri bishushanya iby'umwuka. Paulo yaravuze ngo mbese kamere ntibahamiriza, kamere yanyu ubwayo ntibahamiriza yuko umugore yahirimbije umusatsi ari ubwiza bwe, umugabo yawirimbaza bikaba ari ibiteye isoni. Haleluya. Ngo nimba ashaka no gukataho gakeya, ngo ni bimwe no kwimuza. Haleluya. Ngo kuko umugore yahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro wo ku mutwe, umugore yasukoje uruhanika, agasokoza agafunga shinyo, akagira umusatsi mwinshi ubona ari ubwiza. Haleluya. Na kamere ubwanyu ntibahamiriza. Haleluya. Wari wabona umugore ugira uruha, muzamunyereke. Hawe muzamunyereke, keretse arwaye afite indwara yamupfura umusatsi. Ariko umugabo uko akura
umusatsi ugenda wigira inyuma, agazasigarana twa tundi twanga cyangwa ugashyiraho ku mutwe. Ariko uzareba umugore asaza n'umusatsi. Haleluya. Ko nta mugore umeruha. Imana iribeshya. Ntabwo Imana yibeshya. Yaravuze ngo yahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro ku mutwe. Niyo mpamvu atagomba kuwogosha ngo ni ikimenyetso cyo gutwarwa ku bw'abamarayika. Abamarayika ni abagabo. Amen. Agomba kuba afite sumisiyo, kumva, kubaha no kumvira. Iyo afite umusatsi biba bigaragaza ko afite ari munsi y'ubutware. Haleluya. Ariko abagore biyogoshesha ntabwo bazajya mu ijuru. Haleluya. Abagore bubaha Uwiteka bose bahimbizaga umusatsi, ibyo bita kuwutegeka. Mama we, Imana yababona ikabona barabera. Imana yashimwe kandi ibaza. Mbese kuri mwe ni ijambo ry'Imana ryaturutse cyangwa ryageze kuri mwe mwenyine? Ntabwo twebwe ari twe twazanye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryazanywe n'intumwa. Pawulo arihaniza avuga ati nimba hari umuntu w'umunyamwuka muri we, amenye yuko atandusha. Kandi ibyo mbandikiye n'itegeko ry'Umwami. Umugore ntakigishe. Haleluya. Umugore ntakiyogosheshe umusatsi. Ati si umuntu yagira umusatsi kuzarinda apfa? Ntabwo nta kibazo. N'abazungu ariko bagira mwinshi barawufite, twizera kimwe batajya bogosha. Ugera hepfo rwose. Haleluya. Ese uriya mugore waririraga ku birenge by'Umwami, iyo ataba afite umusatsi yari kubihanaguza. Yaza kuba yariyogoshesheje ari intungu, yari kubihanaguza iki? Haleluya. Ariko yakuruye umusatsi. Haleluya. Arangije ajya ku birenge by'Umwami abihanaguza umusatsi. Indaya zizi ubwenge, zizi ibyiza. Iriya ndaya yari izi ko umusatsi ufite icyo uvuze. Uzareba indaya zose zita ku musatsi. Nta ndaya uzabona ifite agasatsi gake. Zose ziba zifite umusatsi, ziba ziwuzunguza. Haleluya. Kubera ko ziza agaciro kawe. Imana yashimwe kandi ibaza. Amen. Haleluya. Mubaririze inzira za kera, umenya aho inziza iri, uwo ari wo munyura. Haleluya. Timoteyo wa mbere ibice bibiri. Timoteyo wa mbere ibice bibiri umurongo wa 9 kugera ku 15. Kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni birinda. Apana kwambara udupantaro, apana kwambara utujipo tugufi, apana kwambara utwenda tubahambiriye. Ipantaro ni umwambaro w'abagabo. Mu Gutegeka kwa kabiri handitswe ngo, haleluya, nanga ko umugore yambarana n'umugabo. Haleluya. Kuko ngicyo ari ikizira Uwiteka yamuntu. Haleluya. Kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni. Abagore b'iki gihe ntibakigira isoni, baratinyuka bakajya imbere y'abagabo, bakajya imbere y'itorero bakabwiriza, bagafata autorite, bakiyajita, bakazunguza imibiri, barakecetse, basigaye bagira isoni nkeya. Haleluya. Mana yashimwe kandi imbaza. Abagore b'iki gihe basigaye bategeka abagabo, nta mugabo ukivuga. Haleluya. Amen. Aramucyaha agahita ahamagara polisi, agahamagara leta. Ntashaka kuba mu mwanya. Haleluya. Bayigize ibyigenge, bashaka kwigira ibyigomeke. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo yigane ituza. Adamu si we wayobejwe, ahubwo Eva ni we wayobejwe ahinduka umunyabicumuro rwose. Imana ntabwo izigera iringaniza umugabo n'umugore. Ibyo ni ibyo mu isi. Ijambo ry'Imana ntiribyemera. Tuzabirwanya kugeza ku munota wa. Haleluya. Mu itorero ntibizahagera. Mu isi bazabikora, ariko mu itorero ntibizahagera. Amen. Twebwe kumvira Imana ntabwo twumvira abantu. Amen. Abagore bacu bagomba kugira sumisiyo, bakagira pidere, bakagira modeste. Haleluya. Ntabwo dukeneye abagore b'ingare, dukeneye abagore bumvira. Haleluya. Umugore, haleluya, bakagira isoni birinda. Amen. Birinda. Kandi batirimbisha kuba umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbisha imirimo y'ingeso nziza. Amen. Nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Umugore yigana ituza aganduke rwose, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo.
ahubwo agire ituza kuko Adamu ari we wabanje kuremwa hanyuma hagakurikiraho Eva. Amen. Nuko Imana yabikoze kandi Adamu si we wayobejwe ahubwo umugore niwe wayobejwe n'uyu munsi yayobya abantu. Amen. Ahubwo umugore niwe wayobejwe rwose ahinduka umunyabicumuro. Nyamara abagore bazakizwa mu ibyara nibakomeza kwizera bakagira urukundo no kwera biri bakiri. Amen. Imana ishimwe kandi ihimbaze. Baririza inzira za kera. Amen. Amen. Byahishwe 18 umurongo wa mbere kugera ku wa 5. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Haleluya. Amen. Amadini yose Imana irayatereta nk'Ababuloni. Madini adakurikiza ibyo intumwa byigishijwe Imana yita Babuloni. Iraguye ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi n'ibisiga byose byangwa. Imana ivuga ibisiga bivuga abantu. Amen. Amen. Bihumanye kandi byangwa. Amen. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga ari zo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwabo no kudamara. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byabo, kuko ibyaha byabo byarundanyijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwabo. Irindi jwi riravuga ngo, musohoke muri izo nzira, musohoke muri ibyo byerekezo, musohoke muri iyo konfuziyo, musohoke muri iyo myanda. Haleluya. Musubire ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Amen. 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 Mutazahava ku byago byawo. Amen. No ku bihano byawo. Imana ishimwe kandi ihimbaze. Yohana 14 umurongo wa 6 kugera ku wa 10. Yohana 14 umurongo wa 6 kugera ku wa 10. Yesu aramubwira ati, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data ntamujyana. Yaba mwaramenye muba mwaramenye na data, were none muramuzi kandi mwamurebye. Haleluya. Filipo aramubwira ati, data uratwereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramusubiza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye data, ni iki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Haleluya. Imana yacishijwe kandi ihimbaze. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ushobora kujya kwa data atamujyana. Iyo Yesu yavuga ngo data aranduta, iyo Yesu yavuga ngo munyitire iki mwiza kandi data ari we mwiza wenyine, ntabwo ashaka kuvuga ko hari izindi mana, ntabwo ashaka kuvuga ko hari undi data. Iyo yavuga ngo data aranduta, yashakaga kugereranya data wo, yashaka kugereranya umwuka n'umubiri. Amen. Amen. Mu mwuka ntabwo ushobora, iyo Imana iri mu mwuka ntabwo iba yegerwa, ntabwo iboneka. Ariko mu mubiri uba ushobora kuyikora ukayibona. Niyo mpamvu bavuga ngo data aranduta,
gukompara uriya mubiri yambaye n'Imana yo mu mwuka. Haleluya. Niyo bavuga ngo data aranduta. Amen. Amen. Kuko umubiri ntabwo ari kuwukompara n'ubwiza bw'Imana. Haleluya. Amen. Kandi Imana yavugaga yari yaravuze iyo ngiyo ntabwo ipfa. Haleluya. Niyo mpamvu yanze gupfira ku mubiri ku musaraba. Haleluya. Uriya mubiri witwaga Yesu. Amen. Amen. Yesu apfuye. Haleluya. Umwuka wahise wigendera direct, Imana itivamo iragenda, kuko Imana yacu ntabwo ipfa. Imana yacu ntabwo ipfa, ntibyarwa kandi ntibyara. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu umubiri wasigaye utaka ati mwana n'Imana n'igikumbekeje. Amen. Umubiri wagombaga gutaka. Kuko Imana yacu ntabwo yari kwemera gupfira ku musaraba. Ndeba. Amen. Yagomba guhita igenda, umubiri ugasigara uri gutaka. Umurimo wari urangiye wo gucunga. Amen. Haleluya. Amen. Imana yacu kandi imbaza. Kuvuga ngo Yesu aravuga ngo data ngo aranduta. Yashakaga gukompara umubiri n'umwuka. Amen. Aho yabwiye wa mutunzi ngo unyitira iki data, ko unyitira iki mwiza, ko mwiza ari data wa twese, ni igikuta yaramukubise. Uzi impamvu yaramukubise igikuta? Haleluya. Impamvu yaramukubise igikuta? Haleluya. Yaramubwiye ngo mwigisha mwiza. Haleluya. Iyo ni frateri. Ngo n'uburyarya. Haleluya. Naho yamubwiye ati data buja, nk'uko Petero yamubwiye. Haleluya. Amubwiye ati data buja, cyangwa amubwiye ngo mwami. Haleluya. Yarishongoye kubera ko yarazi amategeko, yarayize cyane, ngo mwigisha mwiza. Nta no gusobanukira. Yesu nawe arangije amukubita igikuta, atunyitira iki mwiza, ko data ari umwe. Yanga kumwishyura. Haleluya. Ko mwiza ari data wawe. Haleluya. Yagombaga guhishurirwa ko ari data ari kumwe. Yagombaga guhishurirwa ko Yesu ari Imana. Yagombaga guhishurirwa ko Yesu ari umwana. Yamwishongoyeho ngo mwigisha mwiza. Ntabwo iyo titire Yesu yabishaka. Niyo mpamvu nawe yamubwiye mwitira iki mwiza, akamukubita igikuta. Ko mwiza ari data wa twese. Akamusopanya. Ngo arangije ngo ave imbere ye ngo ababaye. Yagomba kubabara. Kuko ntabwo yabawe kumenya ubwiru bw'Imana. Haleluya. Yari frateri, mwigisha mwiza. Wavuze uti mwami wanjye cyangwa data buja. Haleluya. Ibyo ni Yesu yashaka. Yesu yashaka kugera ku bafarisayo, yarababwiraga ati data aranduta. Haleluya. Kugira ngo nyine abereke yuko ugomba kumenya yuko Imana iri muri yo. Imana yashimwe kandi yimbaza. Haleluya. Nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Haleluya. Kwa data ni mu ijuru. Ugomba kunyura muri Yesu kugira ngo unyure muri iyo nzira ubashe kugera kwa data. Haleluya. Yesu na data ntaho batanye. Amen. Imana yacu ishimwe kandi yimbaza. Haleluya. Iyo mbabwiye Filipo umbonye ababonye data wa twese. Haleluya. Petero Filipo buriya yamukuriye nako yamubwiye byose. Kandi nanjye iyo nza kuba Filipo nicyo kibazo nari kubaza. Kubaza ariko nza kumva uvuga ngo data aranduta, ngo data uvuga n'ubu hari undi data. Mbabarira unyereke data rwose biraba bihaye. Siko Filipo amubari ntabwo ariko Filipo igihe tubaniye ntabwo uramenya. Urumva amubwiye imvugo iri kare. Urumva Filipo igihe tubaniye ntabwo wari wamenya. Haleluya. Amen. Ubonye ababonye data wa twese. Amen. Murashaka iki? Haleluya. Imana yashimwe kandi yimbaza. Iyo dusenga Yesu Kristo, iyo dusenga tuvuga data, iyo dusenga tuvuga ngo Mana,
tuba tuzi ibyo dusenga, tuba tuzi yuko dusenga imana imwe. Haleluya. Yishe mu buryo butatu, aho bidusabye ko tuvuga arufa, aho bidusabye ko tuvuga omega, aho bidusabye ko tuvuga data, aho bidusabye ko tuvuga umwana, aho bidusabye ko tuvuga umwuka wera, tuba tuzi ko dusenga imana. Haleluya. Tuba tuzi ko turi gukeza umwami wacu, tuba tuzi ko turi kumuvuga mu matitire ye, tuba tuzi ko turi kuvuga ibyubahiro bye, ariko tuzi ko ari imana imwe. Kandi iyo mana ni Yesu Kristo yaziduhaye iryo zina twahawe gukirizwamo ni irya Yesu Kristo. Haleluya. Nk'ubu nshobora gusenga nkavuga nti data wa twese uri mu ijuru. Haleluya. Urumva ko ni data umwe. Mpamvu Yesu yigisha intumwa gusenga, yarababwiye ngo mujye musenga mutya muti data wa twese uri mu ijuru. Ntabwo bavuze ngo ba data muri mu ijuru, data wa twese umwe uri mu ijuru. Arangije aravuga ngo izina ryawe ryubahe. Irihe? Izina rya Yesu Kristo niryo yaduhaye mu isezerano rishya tugomba gukirizwamo. Haleluya. Izina ryawe ryubahe. Haleluya. Mana ashimwe kandi himbazwe. Mubaririze inzira zacu. Haleluya. Imana yacu yaraharuye, inzira iragaragara, abayinyuramo ni bake. Haleluya. Twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Haleluya. Iyo niyo nzira nziza. Imana ashimwe kandi himbazwe. Ndumva turangije amateraniro yacu.